bagategura insoresore zo mu Rwanda bakazitegura zikagenda zikajya bari zitonona interahamwe mpuzamugambi sijui n'ibindi. Nahangaha Tshisekedi uri gukora recruitment muri masse bakajya kubaforma biriya bintu mwabonye ntabwo nizeye yuko ari amahoro kubera ko bariya n'abana ntabwo bazi n'igisirikare ngo ni iki, ahubwo bazajya biretruve mu M23 bananiwe kuyitera bazajya bajya ku rugamba n'abarirwa gutsimbura M23 bagaruke bica abaturage. Kimire cyane umuryango witwa Isangano utari wavuka neza utari washyirwa mu byangombwa utari wajya ahantu hanini, bashimire ko babashije gushyiraho gahutu gatwa gatutsi. Nimubigeraho nimubishobora ariko ndabisubiza muzabishobora nimubishobora aya moko uko atatu muri Kongo akumvikana Zaire Kongo bizaba paradiso. Shambo show, shambo show, shambo show. Turabashimiye mwese mwagize umuhati ubushake bwo kugira ngo mujye mubana natwe mu biganiro kuri Shambo Show cyangwa brainstorming. Uyu munsi ntabwiye ngo njye mba nicariye ikibarizo maze nkabona ibintu biraje ngo inguyeho. Uyu munsi rero nagiye kubona mbona n'ubundi ibintu binguyeho ntazi iyo biturutse, ariko bituma ntekereza, bituma nibaza ni kubera iki yo mu bisi yose amajwi ari M23 ntihavugwe mayimayi Nyatura, ntihavugwe mayimayi ya Kutumba yari ya Kutumba, ntihavuge FDLR, ntihavuge za Runara, ntihavuge za mayimayi nyinshi cyane zivugwa ku isi, zivugwa hariya muri Nord Kivu na Sud Kivu, ariko M23 akaba ariyo ishyirwa mu majwi. Ni kubera iki? Nabyibajije bihagije, ndabibura igisubizo, ariko ndagutekereza nsanga n'ubundi nuko ari wo mutwe wonyine usa nkaho ugaragaramo ubwoko bw'abahutu n'abatutsi, cyane cyane umuyobozi wabo akaba ari umututsi. Ndabyibaza none se niba abatutsi bashobora kurevandika droit zabo mu gihugu, ni igisebo, ni ikibazo, ni iki? Hanyuma kakanuma kajya kaza kakanzanira amabarwa, mbona kanzaniye ibarwa, ngira ngo nze kubereka ahangaha iyi barwa cyangwa kugira ngo tuvuganeho muri iyi minota mikeya. Ni ibarwa yanditswe na ndebe iyi barwa yanditswe n'umuryango witwa Akopanoki, Akopanoki, ahubwo ni Akopa ONGD yihanganira ni Action Communautaire contre la Pauvreté. Ni ukuvuga ngo ni umuryango uharanira kurwanya ubukene cyangwa se urwanya ubukene muri za communauté z'abavuza hariya muri Nord Kivu, ndetse bashyiraho na reference y'uko ari 133 ari bikozwe mu 2022, ndetse ntabwo ari kera, n'uyu munsi byakozwe tariki 14 z'ukwezi kwa 11 2022. Murabona mwese ahantu abantu bashyizwe boherejwe urwandiko
harimo minisitiri wa justice, hakabamo minisitiri wa droits humains, hakabamo madame representant wa mission stabilisation de l'organisation des Nations Unies ariyo RDC MONUSCO, hakabamo umuyobozi w'isoko ariho isoko ariyo umuryango w'abatutsi, hakabamo perezida w'igisenge nawe yamenyeshejwe, igisenge akaba ari communauté y'abahutu, harimo n'abandi harimo Kinshasa bashyizeho le directeur supérieur militaire de Nord Kivu, Goma bashyiraho président de la commission internationale des droits de l'homme ni Genève, naho urwandiko rwagezeyo. Noneho nkibaza ngo ugiye kugira ngo lettre ouverte, ngo urwandiko rurafunguye. Hano impamvu y'uru rwandiko iragaragaza yuko ngo barasaba gukora enquête conjointe, nuvuga ngo iba ari enquête ihuriweho n'abantu benshi, niba ari enquête y'ubwoko bumwe cyangwa abantu bamwe, hanyuma ni enquête kuri violation cyangwa se kutubahirizwa amategeko cyangwa kwangiza abantu kuri violation des droits de l'homme cyangwa se kwangiza uburenganzira bwa muntu muri territoire ya Ruchuru, chefferie de Bwito, Nord Kivu, RCD, perpétré par le groupe Nyatura. Noneho Nyatura batangiye kugenza gute? Batangiye kuyitekereza. Hari za ONG noneho zatangiye kuyitekereza. Noneho ntabwo bikiriye mu Nyatura gusa, noneho na Nyatura. Twibuke ko Nyatura ari iriya organisation gouvernement ya Tshisekedi cyangwa se abasirikare FARDC ijya yifashisha kugira ngo bajye kurwanya M23, harimo Maimai, Nyatura, FDLR n'ibindi runana n'ibindi. So bakavuga ko bakoze bashaka kugira ngo bakurikirane barebe, bari gusaba enquête, bacukumbure bakuru barebe niba kuko kuri violation des droits de l'homme byabereye hariya muri za Rucuru muri Bwito bitewe n'ubundi Nyatura ihagarariwe n'umuntu witwa Habyarimana Mbitse Jean Claude alias Mulumba Jules. Uyu mugabo muramubona n'uyu nguyu warangije abantu ndahepfo haraza kugaragara na liste niwe uhagarariye ibyo bikorwa, iyo violation niwe uyihagarariye, ariko ugasanga abantu bose bagenje gute haboneka nka runaka iri guharanira uburenganzira bw'abatutsi, cyangwa se ugiye kurusanga uyu mugabo nta bundi burenganzira ari kwaka gusaba, ni sauvagerie gusa iri aho ngaho, ni sauvagerie imurimo. Noneho akaorganiza abajene biyiciwe n'inzara, biyiciwe n'ubukene, akageza ate akaborganiza bakajya kwica abantu. Uru rwandiko bandikiye ngo directeur wa ntuza muri iki gikorwa bandikira bari abantu bose twarebye hejuru abangaba, hanyuma bagaragaza yuko iyo organisation yitwa Action communautaire contre la pauvreté ariyo ACOPA ONGD mu sigle cyangwa mu buhine, ni organisation iri no gouvernementale, donc ntabwo iri gouvernementale, ntabwo ishamikiye kuri leta. Noneho bakavuga yuko igira coordination muri société civile, donc ntabwo iri gouvernementale, de développement des droits des droits congolais, membre nubwo ni n'abamembre ba société civile. Hanyuma bakaza kugaragaza yuko harimo ikibazo cy'aba bantu, umuntu uri muri Rucuru bari gusaba yuko habaho
gufungura ankete muri Masisi na Rucuru bitewe n'uyu witwa Jules Mulumba. Uyu mugabo ni ukuvuga ngo uyu mugabo muri Nyatura niwe mukuru wa Nyatura, uyu niwe wifashishwa muri guverinoma kujya kurwanya M23 ko niwe uhagarariye Nyatura, kandi ibi ngibi bikaba ari uguhera muri za 2017 ngo niba ari uguhera muri 2017 urumva bamaze gupfa uko bangana ni benshi. Ubwanga abangaba nibo bameze nkazantera hamwe zo mu Rwanda bigishwaga bati nta n'uwamenya wasanga ariho aturuka cyangwa se ariho yakoreye amafunzo. So noneho n'umureba hasi urasanga ahangaha basaba yuko groupe armée Nyatura yari yinstaye donc yinstaye autorité muri camp de déplacés de Kanaba. Kuvuga ngo hari camp de déplacés, zaba déplacés n'abanyarwanda. Abadeplacés ni baturutse mu Rwanda mu gihe 94 bamaze gukora jenoside yakorewe abatutsi, noneho bordona abahungu barimo ces hommes bordona kwica umuntu wese witwa ko ari umututsi. Ibi ntabwo ari njyewe bivuze, ariko ubwo mbireba ahangaha hano baravuga bati il a été signalé également que ce groupe armé Nyatura avait installé son autorité dans les camps de déplacés de Kanaba. Ce dernier avait ordonné par ses hommes de tuer toute personne ethnie Tutsi et même des Hutus qui ne partageait pas la même idéologie ou n'offrait pas de soutien à leurs sales prisonniers. Kuvuga ngo umuhutu utarumvikanaga nabo mu byo bumvikanyeho, umuhutu utarumvikanaga mu byo utaratangaga imisoro, utaragiraga gute abajene bo muri b'abadeplacé bagombaga kubica. Uyu mugabo niwe muyobozi w'ibyo bintu yitwa Mulumba, ariko ubundi amazina ye twabonye hejuru ko ari Habyarimana. À ce sujet, nous signalons que les assassinats ciblés ont été perpétrés par les commandants Biteze, Gafaranga et Byandari Paul, dont les dossiers judiciaires avaient été ouverts à l'auditorat militaire. Est-ce que barafashwe igoma ekada bashyiraho na nimero y'iki bukaba bagaragaza yuko babikoraga iruhande rwa FDR. Urumva ngo Nyatura na FDR ni umwe ni nka murumura cyangwa umwe ni nka mukuru wundi, ariko urumva ko uyu witwa Bitezi Gafaranga na Byandari Paul nibo bari promoteur bagomba kwica umututsi wese muri Nord Kivu na Sud Kivu n'umuhutu. Tubyumvikana abatangiye bavuga ngo Bertin uvuga cyane abatutsi n'umuhutu utarumvikanaga, utarufite même idéologie na n'uyu n'iyi Nyatura ihagarariwe n'uriya Jules Mulumba cyangwa se Habyarimana. Ntabwo yagenzaga gute, ntabwo yashoboraga kugenza gute kubaho. Iryo ryari itegeko. So turabona ko uyu nguyu niwe Biteze, donc Habyarimana Mbitse, uyu ni Mbitse, ariko Mbitse akorana na bariya bitwa ngo ba Biteze Gafaranga na Byandari Paul. Amayirema yabo rero nicyo yakoze, barabikoze, ntabwo bigeze bajya kure. Niyo mpamvu ubona liste y'abantu bagera kuri 50 n'abangahe bivugwa ko barabishe. Abangaba ni Abahutu n'Abatutsi, ngira ngo harimo n'Abanyanga, harimo n'Abaki, naho babiciye ariko hari kugaragara.
aho bishoboka nkaba baragaragaje, ariko munakibaza ngo kubera iki abangaba ari bo guverinoma ituruka isubiza inyuma ikajya kubaha amafaranga kugira ngo babafashe ngo bajye kurwanya indi mitwe y'iterabwoba. Iyo mitwe ni iyihe? Bo ubwabo ni imitwe y'iterabwoba, baza bakajya gufata abantu nk'abangaba bakajya kurwanya abindi, tuvuga ngo barabahemba. Ejo bundi nabonye ahantu bari kuvuga yuko hari abantu baba muri FDLR bavuga ati mbese turarwanira igihugu cy'abandi kubera iki, na ba nyiracyo bumva isasu bagahunga. Tuvuga ngo bafite amafaranga, bafite prix bahabwa kugira ngo babashe kujya hehe muri biriya bitero byo kurwanya abantu bari guharanira uburenganzira bwabo, abantu bagiranye amasezerano na guverinoma mu gihe Nyatura itigeze igirana amasezerano na Nyatura. Guverinoma ya Kongo yakagombye kwerura yuko bafite abandi bantu bari ku ruhande babafasha, aribo abangaba Nyatura. Nimurebe liste ni ndende kandi hari abangaba ni bakeya bazwi, uvuga ngo abangaba nibo bazwi, abatazwi nibo benshi. Abajugunywe muri Muhongozi, abajugunywe muri Rushoga, abajugunywe muri Rushenge, mu biyaga byose hariya za Mokoto na Ndondo, aho hose ababijugunywemo dore promotere uyu niwe promotere niwe nyirabayazana w'iyicwa ry'abahutu n'abatutsi batumvikana na ideologie ze hariya muri Nord Kivu. Ngaho ni munyumvire namwe rero, munyumvire guverinoma ijya gufata umuntu nk'umwe nguyu ikamugira umuyobozi mu gisirikare, ikamugira mu gisirikare ujya kurwanya, cyangwa akabwira ati aba ari wowe urekrita abantu. Ibi rero biragaragara yuko amahoro kugira ngo hariya azapfe kuboneka biragoye. Amahoro kugira ngo azaboneke hariya biragoye kubera ko ntabwo abantu nk'abangaba mu gihe badashyizwe imbere y'ubucamanza, badashyizwe imbere y'ubutabera, akenshi biragorana cyane ko bashobora kugenza gute gushira ngo bahindurirwe ibitekerezo badashyizwe ahantu babikwiriye. Rero muramubona ni Habyarimana Mbitse aka Jules Mulumba. Ibi rero nibyo duhora tuvuga. Ni mu ndebera abo bantu bose bishwe bazize iki? Harimo abachef de localité, harimo ba notable, harimo bwana wa Kitwayo Zabyo Janangoye, harimo ba ndugu yake na Maparuna, ngo n'abatari bazi amazina ahubwo bakabwose ni murumuna cyane mukuru wa runaka. Yabo bose bishwe na bariya bagabo, ariko nibo bari kongera kutwitabazwa. Uru rwandiko rero rukaba rwasinywe kuri Goma tariki 20 mu mwaka wa 2022 muri uku kwezi. Perezida w'uyu muryango ni Kanyamuhanda Runyoni Vianney. Ibi rero biratwereka iki? Ibi ngibi biratwereka ko hari byinshi bigikenewe gukorwa, Ibi biratwereka ko hari byinshi bikenewe gukorwa kubera ko abantu nk'aba, impamvu nazanye kino kintu, bidusubiza inyuma mu gihe cya Bamayanga. Biradusubiza inyuma mu gihe cya Bamayanga kubera yuko ntabwo ugiye kureba urasanga dufite ibibazo nk'ibi ngibi twari tubifite kuva kera. Aho Mayanga yashoboraga kurya inka z'abandi, ihene z'abandi, inkoko, ntagire umuntu n'umwe ugira icyo abivugaho, na leta ntirya Zaire ntigire icyo ibivugaho. Noneho ugasanga abantu nk'aba ngaba ahubwo nibo bari kwiyambazwa, bari kubasaba kuza kubafasha. Ntaho twavuye rero.
ukuvuga ngo insekirite twari dufite muri za 90, insekirite yari ihari mu gihe cya igihe ba Rugayi na Mayanga, igihe hari icyo kibazo imbuke za Busumba ukuntu bitashobokaga ko umuntu ahanyura, inka ziraribwa, abantu barapfa. Nicyo gihe n'ubu ngubu turimo ubona ko abangaba bo ideoloji yabo ni ukuvuga ngo umututsi wese aho ari n'umuhutu yicwe, ndetse n'umuhutu ugenje gute udafite ideoloji nk'iyacu. Ibi ngibi mwumve ko byabaye mu Rwanda. Abahutukazi nka Uwiringiyimana arabizira, aravuga ko afite ideoloji imwe na leta yari gutegura jenoside kuri abatutsi. Ni ukuvuga ngo rero hariya iwacu niko bimeze, hariya muri Kongo niko bimeze. Iyo kiri gutegurwa reka ngihuze cyane usibye ibi ngibi by'abangaba bitwa ngo ni Nyatura ndetse n'ibindi, ahubwo guverinoma nayo iri gutegura. Ugiye kureba neza urasanga iri gutegura turi muri epoke y'igihe cya 94, aho bateguraga interahamwe mu gice 93, 92, bategura insoresore zo mu Rwanda bakazitegura zikagenda zikajya bari zitwa ngo ni interahamwe mpuzamugambi z'igihugu n'ibindi. Nahangaha Tshisekedi uri gukora recruitment muri masse bakajya kubaforma. Biriya bintu mwabonye ntabwo nizeye yuko ari amahoro, kubera ko bariya n'abana ntabwo bazi n'igisirikare ngo ni iki, ahubwo bazajya bireturuve mu M23. Bananiwe kuyitera, bazajya bajya ku rugamba n'abananirwa gutsimbura M23 bagaruke bica abaturage nk'uko tubibonye muri uru rwandiko. Inyigisho zari wica umututsi kandi wica n'umuntu tudahuje ideoloji. Ibi rero biraduha image rwose iri claire yuko n'ubundi wa mugambi w'interahamwe wo kwica abatutsi ntaho wagiye, ahubwo waje n'iwacu muri Kongo ushyirwa muri ba bantu twiganaga, ba bantu twasenganaga, ba bantu twigishwaga nabo, ushyirwa mu bantu bafite mbere bari bafite ubumuntu, uyu munsi baza kubihindura. Hari abantu bakunda kubwira yuko ibi bitekerezo byanjye bidakuraho ibyo byumva, ariko dukomeze tujye dusoma ibintu ntitubishyire ku karubanda. Mu by'ukuri ngere kuri aka kantu ko ngiye kugira ngo umusozo w'iki kintu. Buri nzandiko nk'izi ngizi zirasohoka kandi zikaza zikaba zifite n'abantu bazisohoye. Nk'iyo organisation yasohoye yadekaye yuko isaba request, iraba requestinga yuko habaho enquête iri open ku iyicwa ry'abariya abantu, ku bariya abantu babica kuri Mayimayi Nyatura. Kubera iki mu matwi ya communauté internationale, perezida agiye muri communauté internationale agiye kuvuga mu nama ni M23, perezida agiye mu Burayi ni M23, kuki atavuga Nyatura? Why? Kuki atavuga Nyatura? Kuki atavuga Yakotumba? Kuki atavuga Mayimayi y'amoko yose? Ahubwo akayirenga agafata yuko M23 ni abateroriste. Mu by'ukuri nibwira yuko ahubwo yabagombye gukora kwinimera amagroupe negative yose ari negative yose yo muri Congo, bakayashyikiriza UN muri bibagenza. Ni ikibazo dufite, ni ikibazo gikomeye kibyibushye, ikibazo kibyibushye kubona movement imwe kandi bo ubwabo bazi icyo iri guharanira ariyo igenza gute, ariyo ikurikiranwa buri gihe. FDL imaze imyaka 40
muri Congo guhera 1994. Hari abantu benshi bajya bagira ngo FDL mutangije wundi muri Congo ya bera neza murasanga bari batangiye kwigisha kuva kera. Umuntu wambwiye ko ngo hari abasore bavaga hariya muri buriya mayanga buriya ngo niko yagiye kwigira mu Rwanda. Buriya ngo hari abasore benshi bajyaga bava hariya muri Congo bakajya kwiga muri izo nterahamwe zo mu Rwanda, baza bipuratika kuri twebwe hariya muri Nord Kivu. Chers amis, hakeneye gusohoka abantu bakavuga ibibazo duhura nabyo. Rero ni ukuvuga ngo igihe cyose hazabaho guceceka, igihe cyose hazabaho kwinumira amateka yawe ukavana nayo kugeza upfuye ukayapfana, ntacyo uzaba warasigiye abana batoya kuri bo. Ariyo mpamvu hariho ikibazo cya perte d'identité. Umwana aravuka ku mukongomani uvuga ikinyarwanda, ariko kubera ko yavukiye mu Rwanda uwo mwana rero umunyarwanda. Ntabwo ari byo. Niba sora umukongomani uri umukongomani nawe utitaye aho uvukiye, hari ikibazo cyo perte d'identité, gutakaranga, kandi ngo akahugu katagira umuco karacika. Mwitegure rero ducike. Umwana uvukiye mu Uganda ubwo yabaye umugande kubera iki? Nta identité, nta gukunda igihugu. N'ababyeyi ubwabo ntibashaka kumukundisha icyo gihugu ko nta kiza bakiboneye. Ni ukuvuga ngo uyu munsi niba dufite igihugu uko cyaba kimeze kose, ababyeyi bagakundishije abana icyo gihugu, rero mu by'ukuri ntibakome urusyo bakome n'ingasire, barebe lisite y'imitwe iteza akaduruvayo hariya muri Nord Kivu, bashyikirize UN cyangwa bajyana aho bagomba, ariko ntibavuge ngo umuntu hariya niho kuba ufite abanzi nk'igihumbi ukajya ufata n'umuntu umwe gusa akaba ari ugira umwana, ukaba ari we uvuga runaka aranyaga, runaka iyo duhuye arankubita, runaka iyo duhuye arantuka, ukibagirwa ko hari n'abandi bakunosha, ahubwo ukajya gufata abandi bakunoshaga ukabazana bakajya kurwanya, ugufasha kurwanya wa wundi niyo muhuye agukinisha ari kumukubitaho, hanyuma ugahita ugenza gute ukarakara. Mureke rero uyu munsi dufate iya mbere nk'abantu dukomoka hamwe, twubake ubumwe bw'abantu. Nshimire cyane, nongere nanabivuge, nshimire cyane umuryango witwa Isangano, utari wavuka neza, utari washyirwa mu byangombwa, utari wajya ahantu hanini. Ndashimire ko babashije gushyiraho Gahutu, Gatwa, Gatutsi. Nimubigeraho, nimubishobora, ariko ndabisubiza muzabishobora, nimubishobora, aya moko uko ari atatu muri Congo akumvikana, Zaire, Congo bizaba paradizo. Ndabashimiye rero, mureke twunge ubumwe, tureke kuryana, tureke gutandukana, tureke erega abadushuka ngo dutandukane basigara baturebera. Impamvu muri twese turyana, impamvu turyana nuko dusangiye ubusa. Lemasiswa, abantu bavuga Imasi na Rucuru n'Umurenge, gushyira hamwe niwo muti, regardless. Ariko reka mbabwira, umuntu twese kuganira arambwira ati ntabwo nabana n'umupfurero, undi ko ntabwo nabana n'umuhutu, undi ko ntabwo nabana n'umututsi, ariko utewe niwe muturanye, utewe niwe ugutabara, utewe niwe waza kugutabara bwa mbere ko muraturanye. Mureke tweho tutaryana, tutatezanya akaduruvayo, ahubwo abantu ku buryo bazaza bakavoma ineza mubagirira bakayivoma iwacu.
ntabwo nshaka kwizinga mu magambo, ariko njye numva ikintu cy'amoko buri wese yari akwiye kukigira ku mutima, ndetse niyo nanabikubwira ukabyumva ko nta rundi rwango, ariko tugakora ibishoboka byose. Ntabwo intambara zizakemura ibibazo muri isi ya muntu. Nta n'umwe wabigerageje, nta n'umwe wabikoze ubushoboka. Ndabashimiye rero, niba hari uwaba afite amakuru kuri Jules yatumenyesha, niba akiriho, niba yarapfuye, Mulumba Jules aba yakiriho agashyikirizwa inzego zibishinzwe. Birababaje kubona umuntu ukoze amakosa nk'ariya yikomeza kwidegera. Birababaje, inzirakarengane gusa. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Shambo, 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 hey, shambo, 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 shambo.